Ibintu 10 byica urukundo buhoro buhoro utaruzi. Ese wari uzi ko hari ibintu 10 bishobora kwica urukundo buhoro buhoro utaruzi? Hari abantu benshi bibaza impamvu urukundo rwabo rwangirika, ariko akenshi ntirupfa umunsi umwe, rwangirizwa n'ibintu bito bikomeza kwisubiramo umunsi ku munsi. Muri iyi video turarebera hamwe ibintu 10 bishobora kwica urukundo rwawe, kandi turebere hamwe n'uburyo wabyirindamo. Ikintu cya mbere rero mu bintu 10 bibangamira urukundo cyangwa bishobora kudindiza urukundo rwawe, ukubura kuvuga neza cyangwa kuvuga nabi. Urukundo rukenera ibiganiro. Iyo abakundana batavuga ibibababaza, ibitekerezo bibi biriyongera. Urugero, umuntu ashobora kubabazwa n'ikintu mugenzi we yakoze, ariko akicecekera. Nyuma ikibazo gitoya kigahinduka ikibazo kinini. Isomo twakura muri iki kintu kibi gishobora kubangamira urukundo: jya uvuga ikibazo hakiri kare, kandi wumve n'ibitekerezo bya mugenzi wawe hakiri kare. Umuntu muri kumwe witererana ikibazo afite, ahubwo mwumve nurangiza umushakire hamwe igisubizo cya kibazo cyanyu. Icya kabiri mu bintu byica urukundo: kubura icyizere. Icyizere ni umusingi w'urukundo. Iyo umwe ahora akeka undi hari abeshya, umubano utangira gusenyuka. Isomo twakuramo kuri iki kintu, kuri iki kibazo cyangwa kuri iki kintu gishobora kuba cyatera gusenyuka k'urukundo buhoro buhoro, ni kuba inyangamugayo. Ibyo nibyo bituma urukundo rukomera. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma urukundo rwanyu rusenyuka buhoro buhoro ni ukubeshya. Nubwo ikinyoma gito gishobora gusa nkaho ari ikibazo gifite nuzuye uburemere butoya, iyo gihora gisubiramo gituma umuntu aburirwa icyizere. Isomo ushobora gukuramo mu kwirinda gutakaza icyizere cyangwa kwirinda kubeshya, ukuri gushobora kubababaza, ariko kubeshya bishobora gusenya urukundo burundu. Tujye tugerageza kuvugisha ukuri mu rukundo. Urukundo ugomba kuvugisha ukuri, kuko ukuri kurababaza, ariko ikinyoma gisenya urukundo burundu. Ikintu cyongera gusenya urukundo: kudaha agaciro uwo mukundana. Iki kintu cyo kudaha agaciro uwo mukundana, hari abantu benshi batangira kwirengagiza ibyiza bya mugenzi wabo, ntibashime, ntiberekane ko witaye kuri wa muntu. Rero ujye ugerageza guha agaciro wa muntu mukundana, umwiteho, umubwire amagambo meza, umushimire, umubwire ibyiza, umubwire amagambo meza. Nk'isomo, kuvuga amagambo matoya nko gushimira, wenda ndagushimira ko wangiriye neza, ndagushimira ko wansuye, ndagushimira ko wampaye gift nziza, cyangwa se ndagukunda. Ibyo byose bishobora kuba byakongera bishobora kongera wa mubano wanyu hagati mwembi, urukundo rugakomeza rukagera rukubakika. Ikintu cya gatanu gishobora kuba cyasenya urukundo buhoro buhoro: kwikunda gusa. Kwikunda bituma ubwawe wa muntu, akenshi wa muntu mukundana utamuha agaciro, ugasa nyine nkaho wikubiye ibyo byari byo byose. Urukundo si ugushaka ibyo wowe ushaka gusa, ni ugutekereza no ku byiyumvo bya mugenzi wawe. Isomo dushobora gukuramo aha ngaha: umubano mwiza usaba gutanga no kuwakira. Guhora mu mpaka no kunenga, kutumvikana bibaho, ariko guhora ushinja, gutuka cyangwa gusuzugura undi bishobora kumwangiriza ku mutima, bigatuma n'urwo rukundo rwanyu rusenyuka.
Isomo dushobora gukuramo hano: kurwanya ikibazo si ukurwanya umuntu. Icya karindwi mu bintu bigisha urukundo buhoro buhoro: kubura igihe cyo kubana cyangwa kubura igihe cyo kubonana. Akazi, inshingano n'ikoranabuhanga bishobora gutuma abantu batandukana buhoro buhoro, nko kuburira umukunzi wawe cyangwa uwo mukundana umwanya, kumuburira umwanya, kutamwitaho, kutamuhamagara. Ugasanga ibyo byose rero biri gutuma urukundo rwanyu rugenda rusenyuka buhoro buhoro. Isomo dushobora gukuramo hano: shaka igihe cyo kuganira no gukorana ibintu bishimisha mwembi muri kumwe. Ibintu mujyane ku ahantu muganire, umutembereze aho ku mazi, ku Kivu mugezeyo, musurane, mubwirane amagambo meza. Ibyo bizatuma rwa rukundo rwanyu rwubakika. Ikintu cya munani gisenya urukundo buhoro buhoro: kugereranya uwo ukunda n'abandi. Iyo ubwira umuntu ko abandi bamurusha, bishobora kumuca intege no kwereka ko atari uw'agaciro. Nko guhora umubwira ngo yewe ngo runaka agakuruta, kurusha ubwiza, buriya umuntu twakundanye yari imbere, yagiraga ibintu nk'ibi ngibi akankunda, ariko wowe si unkunda. Guhora nyine ugereranya umuntu n'undi, ibyo bituma umukunzi wawe ababara, bigatuma rwa rukundo rwanyu rugenda rugabanuka kubera kumugereranya n'abandi. Isomo dushobora gukuramo hano: emerera uwo mukundana ko ari uko ari, mumukundire uko ari, kandi umufashe gutera imbere. Ikintu cya 9 mu bintu byangiriza urukundo buhoro buhoro rukagabanuka cyangwa rugashiraho burundu: kutababarira amakosa ya mugenzi wawe. Nta muntu utagira amakosa. Guhora wibutsa umuntu amakosa yakoze bituma urukundo rugira ibikomere. Isomo dushobora gukuramo hano: kubabarira no kwiga ku makosa bituma umubano ukura vuba. Ikintu cya 10 akaba ari nacyo cya nyuma cy'ingenzi mu bintu bisenya urukundo buhoro buhoro: kubura gahunda y'ejo hazaza. Iyo abantu badatekereza aho umubano wabo ugana, bishobora gutangira gutandukana mu ntego. Isomo dushobora gukuramo hano: kuganira ku nzozi zanyu, ku ntego z'ubuzima mushaka ku ntego z'ubuzima mushaka kubakana hamwe. Ukamubwira ati sheri wanjye, numva tuzabana igihe iki n'iki, numva dushobora kuzajya dukora ibi n'ibi, numva nyine twakagombye gutera imbere tunyuze muri ubu buryo ubu n'ubu. Ibyo byose bizatuma iyo mubiganiraho bituma hatabaho kubura gahunda y'ejo hazaza hanyu, bigatuma rero urukundo rwubakika neza. Urukundo ntirwubakwa n'amagambo gusa, rwubakwa n'ibikorwa bya buri munsi. Niba hari ikintu muri ibi bintu 10 wumva wagomba gukosora, tangira uyu munsi. Subiza muri komenti niba ubona ko niba ubona nta kintu cyangiriza urukundo cyane muri iki gihe, cyangwa hari ikintu cyangiriza urukundo muri ibi bintu 10 twavuze hano ruguru. Umbwire muri komenti, umbwire ngo iki kiri kwangiriza urukundo muri iyi minsi. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi, kora subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nkuru zijyanye n'urukundo ndetse n'ibindi biganiro byerekeranye no kubaka urukundo. Ciao. Yari Ivan Entertainment, ishakiro ry'amakuru yizewe. Icyo tubasaba ni ugukanda like, subscribe, like na comment kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi bivuga ku rukundo ndetse n'uko uburyo ushobora kubaka urugo rwawe kandi neza.